turabashimira kandi tubifuriza ikaze muri studio zacu. Uyu munsi umutumire wacu ni umuyobozi wa organization yitwa Rise of Hope ikorera muri Canada, Ottawa. Abenshi muri mwe bashaka baravurishe iyo organization. Muri urwo rwego rero twatumiye umuyobozi wayo ariwe Pastor Alphonse kugira ngo adusobanurire iby'iyo organization ikora ite, yatangiye ite, ikorera hehe, igamije iki. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na GA Studio 360 naho mukanya. Nitwa Pastor Alphonse Nihemuka nkuko bivuze. Nkaba ndi umupasitoro mu itorero rya Pentecote hano muri Ottawa Gatineau. Nkaba kandi ndi n'umuyobozi cyangwa se twakwita nka president ndetse fondateur w'umuryango Rise of Hope International Organization. Abadukurikiranye nkuko mubibona murabona ko turi kumwe na pasteri, ariko uyu munsi ntabwo turi buganire kuyobokamana, ahubwo turi buganire ku cyitwa Rise of Hope Organization. Ndagira ngo mu gutangira kugira twinjire mu kiganiro nyirizina utangire utubwira Rise of Hope ni iki? Rise of Hope ubundi igizwe n'ibintu bibiri: rise hakazamo n'icyitwa hope. Rise of Hope rero bifatanye ni nk'umuryango twashaka kuba ko ari umuryango uzana mu by'ukuri ibyiringiro, ubuzima mu bantu bisanzwe gutyo. Akaba ari umuryango rero mu by'ukuri ukora ibikorwa by'imbabazi cyane hano muri Canada dukorera, ndetse no mu gihugu cy'iwacu nk'u Rwanda, cyane nk'umunyarwanda ndetse wo mu Canada uri hano tukaba dukorera mu Rwanda, ariko intumbero kuzagera muri Afurika byose. None niye mpamvu mwahisemo iryo zina? Iryo zina ikintu cya mbere ngira ngo twese si abantu bari muri ibi bihugu cyane, iyo abantu bumvise u Rwanda ntiyumvuze umunyarwanda, abantu bahita bumva ko ibi imana yabaye iwacu ya genocide. Ubwo rero twazanye iryo zina mu kugira ngo duhe ibyiringiro, esperance, abantu bahuye n'ingaruka z'intambara zirita mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bigenda bihura n'intambara. Ndagira ngo utubwire uburyo ki aho watangiye kino gitekerezo, aho byavuye, byaje bituruka hehe? Urakoze cyane. Igitekerezo ubundi ngiye cyatangiye kuko nabikubwiye nkiri no mu Rwanda mbere yuko nza hano. Kubera uburyo nabonaga situation mu Rwanda, abantu bababaye, leta igerageza kugenda yubaka isubizamo ibyiringiro, abantu baragiye bahahamuka, barahuye n'ibibazo bitandukanye. Nanjye numvise ku bwanjye nk'umuntu hari icyo nakora, ariko urabizi hariya biba bigoye, ntabwo wapfa kubona mikoro yo kugira igikora n'iki. Ariko nagerageje, hari abantu benshi nari mu itorero icyo gihe, sinari n'umupastori, natangiye icyo gihe nari umuvugabutumwa, ariko noneho hakagira groupe abapfakazi iki abana tukabakuragiriza hamwe tukabafasha mu bushobozi buke itorero ryari rifite ikajya ribafasha. Ariko maze kugera hano numvise ko ari ikintu ngomba gukora cyane, ko hano ari source y'ibintu byose, icyo wakora cyose ushobora mu by'ukuri kugira uko wakora ugafasha ibihugu by'iwacu. Maze kugera hano rero numvise ko ari icyo twakora, ntangira kuyishinga. Ntabwo ari byari byoroshye, ariko nabitangiye njye ubwanjye buhoro buhoro. Uko nagiye ntangira, natangiye mfasha abana, kiraka ikigo cy'ishuri ry'abana, abana bariga Kayikore maternelle, turabafasha tugenda tuzamuka, dufasha noneho abigisha byo kudoda cyane tubita teenager single mothers, cyangwa se abantu batigeze bajya mu mashuri ariko bacikirira amashuri kandi bafite ibyiringiro nabo byo kuba bagira ubuzima bwiza, tuba training. Nagucemo mufasha abana gusa? Ya dufasha ntabwo ari abana gusa. Dufite projet zitandukanye, dufasha abana, dufasha dufite na projet ifasha abantu barinda ibabuvamo, tubagenera imishinga iciriritse, abo ngabo tukabigisha kudoda imyuga itandukanye, tugafasha kandi n'abapfakazi bahuye n'ibibazo bya genocide mu Rwanda nk'uko mubizi. Wari kuvuga nyine ku buryo ki watangiye, aho igitekerezo cyavuye, ubwo uraje ugeze muri Canada, waje tushinga ikintu gutya gusa kitagitangira. Ndagira ngo utubwire neza binononsoye. Maze kugera muri Canada ntabwo byari byoroshye, n'ubuzima hano urabuzi muri iki gihugu. Natangiye njye ubwanjye gusa,
ngerageza kuvugana nabo nari size hariya mu Rwanda ndababwira okay ngiye nditanze nshinga ikigo cy'ishuri ry'abana ngiye ku kwezi nafataga $100 ku mafaranga nkorera nkayohereza agahimba barimo akagura ibikoresho nuko natangiye ariko noneho ngenda ngerageza kwegera umuntu namwegera ahubwo ntari ko burya hari igikorwa kimeze gutya ese abandi nkasanga u Rwanda niba ruzi burya hari igihugu cy'u Rwanda kuryana kurya abandi bakarumenya kubera General Dallaire gutyo bigenda biza uko mbabwira babyumva noneho abemeye nkabashyira muri komite tugiye icyo bita nka board members dutangira gutyo no dutangira gukora ubuvugizi. Uravuze uti watangiye iyo organization uri umwe wenyine dore uri umupasiteri mufite eglise ahangaha kuki utaciye muri eglise niko irimo itorero igizwe n'abantu benshi kugira ngo mukore icyo kintu muri hamwe ugahitamo kwikorera wenyine ese urabona utaraciye mu nzira zakuraho kandi hariya inzira za hafi? Ibyo navuga nti wenda byari gushoboka ku myumvire yawe cyangwa kubitekereza ariko burya abantu twese ntabwo dufite icyo twita umuhamagaro kimwe cyakugira impuhwe cyangwa se kumva ko hari ibyo ugomba gukora bijyanye n'ibikorwa byo gufasha. Ntaguciyemo ariko eglise ikorera itorero ry'abana b'Imana. Ikora itorero ry'abana b'Imana ariko burya eglise amategeko ya Canada hari ikintu twakwita afite ahashingiye. Iyo ari eglise no kuzana sociability mu bantu muri community gutyo aho uburi. Iyo hagiyeho none ikindi kintu kiri outside cyangwa hanze y'igihugu biba ari ikindi biba indi projet. Iba indi projet rero cyane nge sinari umuyobozi w'itorero ngomba ari ngifata responsibility. Gende pastor ariko hakaba hari undi mu pastor wenda nkuriye cyangwa twageye uyoboye itorero. No kuvuga nanjye nubwo nkorana nawe muri komite y'itorero ariko ntabwo igitekerezo siko itorero rigira agahunda rikoreraho gushyira ibindi hanze y'igihugu rero ni ibindi nimwe mpamvu ngiye nagerageje ahubwo kwegera umuntu umwe kugira ngo noneho bamfasha ubwo no tube twabona natwe ibyangombwa bitwemera nk'imiryango mpuzamahanga yindi isanzwe ikora. Okay, aho ndumva bisobanutse cyane. None ubwo rero mutangiye organisation nyine hano muri Ottawa dore wari uri hano muri Canada ese byari bikoroye kugira ngo ubone abantu uvuga ukorana nabo kuri terrain aho cavuga ati mu Rwanda? Ntabwo byari byoroshye ariko nanone ikintu nkundira abanyarwanda no kwimubwiye ikintu akenshi kijyamo yumva ko agikorana ubushake nk'ubuvolonteri. Njyaba nagerageje kwegera nabonye ko byangora mfashe responsibility mu Rwanda kandi ndi na hano ariko ngerageza kwegera abapastori kuko burya niho haboneka abantu bagiye babaye bo mu matorero atandukanye si itorero rimwe. Nabanje kujya mu Rwanda maze kubitangiza ngira n'amanama n'abapastori noneho tubona ko bagomba gushyira hamwe ikintu twakwita nka interdomination churches. Ya matorero yishyira hamwe kugira ngo tuyafashe noneho komite havamo abavolonteri bumva ko association cyangwa komite igomba gukorana natwe noneho tukabafasha tubonye salary bakayibona ubundi bagakora nk'abavolonteri. Ndagira ngo usobanure hano bibe clear neza. Wavuze ko mu gutangira watangiye wenyine kandi hari eglise washobora kuba wacamo ikaba yagufasha ariko iyo bavuze organization Rise of Hope hagarukamo ikintu cya eglise ndagira ngo uduhe itandukanyirizo ri hagati ya Rise of Hope hamwe na eglise urimo cyangwa eglise yindi. Ndashaka kuvuga nti ese umuntu wo mu rindi torero yaba umuyisilamu cyangwa umurindi torero cyangwa udafite n'idini urabizi ko hano hari abantu benshi badafite amadini ndagira ngo aba umuntu mutandukanyirize difference iri hagati ya eglise hamwe na Rise of Hope. Urakoze cyane. Rise of Hope wenda impamvu hazamo icyo kintu cyo itorero no kuri nkanjye nk'umuyobozi nka fondateri ndi pastor ariko mu by'ukuri nta mupaka twe tugira. Ubu ufite itorero uzamo ubu tuvuga urugero kubwende ubupastor mu itorero rya Pentecote hano muri Canada ariko ube uri umukatolike dufite abakatolike dukorana ube uri Anglican turakorana ube mbese udagira itorero ariko nkuko babandi ujye babona hano batagira amatorero kandi babyemerewe uwo nguwo afite umutima wo gufasha ubu turamuha ikazi
nta kibazo. Gusa impamvu haza icyo kintu cy'ama eglise cyangwa cy'ama etorero nuko ari hano kugira ngo tubone amafansi amafaranga, tugerageza mu by'ukuri kujya mu ma eglise kuko niho tubona abantu vuba, ngira ngo iki gihugu ko kigoye, ubundi mu bigo bitandukanye ariko cyane mu ma eglise niho tubona amafansi abantu bashobora kudufasha. Ikindi nuko no muri Afurika nk'urugero mu Rwanda twe turacyatangira nk'uko nakubwiye, tumaze imyaka 2 tumaze kubona ibyangombwa, ariko hariya mu Rwanda capacity twari dufite ntabwo twagomba kuvuga ngo turahita dushyiraho uburyo natwe bwihariye dufate ibigo organisation comme nk'uko tubona za World Vision, nk'uko tubona za CRS Catholic Relief Services. Twagombaga natwe gutangirira hasi tukegera ya matorero kugira ngo badufashe natwe tube twiyubaka, ariko gihe kizagera bitandukane neza. Uvuze yuko mwigira eglise kugira ngo mubashe kubona baterankunga, niba byumvishe neza, none hano ndagira ngo uhite hano ugaragaza uburyo ki mukorana na government ya Canada. Ndatekereza yuko mu minsi ishize organization yanyu mwayifunguye ku buryo bwemewe n'amategeko hano muri Canada. Ndagira ngo udusobanurire uburyo ki Canada mukorana nayo kandi n'uburyo ki ibafasha. Urakoze. Ubu imikoranire yacu na guverinoma, urabona hano iyo organisation itangiye isaba gushaka ibyangombwa. Twagerageje kunyura natwe muri iyo processes dushaka ibyangombwa kugira ngo tube organisation internationale yemewe ku rwego rwa guverinoma. Naguciyemo gatoya, abakomeje kudukurikirana ndabona tugeze mu gihe cya pause, reka tuceho akanya gatoya turagaruka mu kanya. Twongeye kugaruka hano muri studio zacu. Hano turi kumwe na Pasteur Alphonse muri Rise of Hope organization, akaba ari we wayishinze, akaba ari nawe kandi unayihagarariye. Twe turi hano tuki kuvuga ku byerekeranye n'uburyo cyo mukorana na government ya Canada. Komereza aho ngaho. Tumaze gushaka ibyangombwa nkuko n'amandi mu organisation yose abafite ibyangombwa bya guverinoma. Twabanje kujya muri Industry Canada, tubivamo tujya muri Canada Revenue, tubivamo ibi byangombwa tubagreye, dukora icyo twakwita nka launch ya Rise of Hope, ariko twayikoze mu by'ukuri twazisanzwe dukora kuko twari twaratangiye. Ariko uburyo dukorana ama organisation yose iyo amaze kubona ibyangombwa aragreye, hari icyo bita SIDA, Canadian International Development Agency, ni ishami rya guverinoma rikorana n'imiryango nterankunga, imiryango itegamiye kuri leta, imiryango mpuzamahanga. Muri urwo rwego hari n'urundi rwego hano ruhugura abakozi iyo dukeneye imfashanyo mu mahugurwa. Mu rwego rwa guverinoma ayo mahugurwa barayaduha ku buntu mu bakozi bacu. Hari urwego rujyanye no gufasha imishinga, tuvuge nk'ubu tukaba dufite imishinga runaka turi gutegura mu Rwanda, twe tukayitegura tukayijyanamo hariya tugasaba inkunga. Iyo izo proposal zose twamaze kuzigezayo bitewe na focusing naho leta iri gufocusinga ama projet runaka, babasha kuba bafata projet yacu noneho tukorohereza leta ya Canada ugushyira mu bikorwa muri ama projet duha bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Okay, mukorana n'abantu bangahe, mumaze kungana gute? Dufite icyo twakwita nka body members. Muri body members harimo conseil administratif, hakaba na comité exécutif, hakaba n'urwego rw'abamambure basanzwe. Ariko muri comité exécutif ishinzwe ari iri gukora ibikorwa, turimo abakozi 3 n'aba volontaire, bose bakora nk'aba volontaire. Hanyuma kuri rwego rwa comité administratif
turimo turi abantu 8 hanyuma abandi bose bagenda baza ba joining baza ari aba members just board members abanyamuryango bivuga ko mu by'ukuri nabo bandi bakora ariko ntabwo ari abantu tuvuga ngo ni full time workers sinzi niba twumvikana abakozi bari bakora iminsi yose abo ni abakozi ariko harimo aba volontaire benshi barimo aba volontaire bakora voluntary umuntu ukora mbese nka full time workers turi ngewe n'undi muntu umwe mbere yo kugira ngo dukomeze reka dusabe bakine iyi video turagaruka mu kanya. My name is Aline Semunyana. I'm the Director of Fundraising in Rise of Hope Ministries. Rise of Hope Ministries is a charity organization founded in Christian faith. Our main focus is in Africa, but right now we are in Rwanda. Some of the projects we are doing right now, we're helping women who are in need, different women, singles and widows. We give them food, and even we provide them with little businesses like sewing, so that after that they can provide for their needs and their children. We do help kids too, different kids, orphans and poor kids. They need us. We even provide them with the school, and we provide them materials to use in that school. And we didn't forget, we even provide breakfast for them before they go to school. And we work in hand with pastors, different pastors in different communities and different villages, so that we can bring hope in the communities that are hopeless. We can bring life in the communities has no more life. So we can bring change in those communities, give them a second change for life. We help them through faith in Christ. We are here as a voice for them. We are standing here talking to you so you can work together, you and us, to bring hope to those hopeless kids, to bring hope to those hopeless mothers. We are the solution for them. We are the answer for them. As Christ gave us things, let us give for them for free. Thank you for your understanding. Thank you for your help. If you need to help, you can log to our website, riseofhope.org. Thank you for your kindness. Thank you for your heart. And thank you for your help. God bless your heart. Tugarutse hano muri kino kiganiro turi kumwe na Pastor Alphonse mu torero Rise of muri organization yitwa Rise of Hope. Urakaza neza nanone Pastor muri studio zacu. Mu bikorwa mukora rero reka twinjire tujye mu gice cya kabiri ari cyo kitujyana muri Afrika. Ubwo muherutse gufungura ku mugaragaro organization yanyu. Hari abantu baringaniye mwafunguye ibikorwa byanyu ku mugaragaro hano muri Ottawa, kandi mwatumiye abantu benshi cyane, mwagiye munerekana n'ibikorwa mugenda mukora mu Rwanda. Ndagira ngo utubwire muri makeya uburyo ki mukora mu Rwanda, uburyo ki mufasha abantu. Ngiye nakunze kubona amahirwe nanjye bari bantumiye mu bari bitabira ibyo bikorwa, nabonye ko rafishaje mwagiye mwerekana abana uburyo ki mubafasha. Ndagira ngo udusobanure neza. U Rwanda ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, abana baho rero abenshi, kandi ni igihugu cyagerageje mu by'ukuri ikintu cya education kukizamura, ariko impamvu twagiye cyane ku bana, abana bari baragiye basigara nabo muri domaine zabo, aho usanga abana baba bari mu ngo zabo, ababyeyi bagiye guhinga, twe twibanda cyane mu cyaro. Nkuko wabibonye, ababyeyi bagiye guhinga, abana bakaba bari mu rugo bari mu mihanda gutyo kuko batarageza imyaka yo gutangira amashuri abanza. Ariko twagerageje mu by'ukuri gushyiraho ibintu twakwita nka école maternelle kugira ngo b'abana bajye baza ku mashuri. Noneho ikindi tubafasha tubaha igikoma nkuko wabibonye, kandi abana barishimye. Abana tubaha igikoma, tukabaha mu kwezi tukabaha n'umugati.
icyo gikoma rero bagifashe bituma abana baza ari benshi kuko hari abatabona igikoma iwabo. None iyo baje bakurikiye ngo yego ku ishuri turabona igikoma, baraza bakanywa igikoma bakiga, kandi abana bavuye bajya mu mashuri abanza bakaba bahanga. Noneho si igikoma gusa kuko tubaha n'ibikoresho by'ishuri, ibikoresho by'ishuri, amakayi, amakaramu, tukaba udukoresho tw'ikintu. Turateganya noneho no kuzamura, ubu leta y'u Rwanda yagerageje kujyana amashanyarazi hafi mu byaro hose. Muri izo nsengero rero ubu turateganya ko tuzajyana za projecteur system, none tukatubereka n'udufilime. None ntaguciyemo, wambwira yuko ayo mafaranga mukoresha yose, ibyo byose bikorwa mu guteganya gukora bikiva mu mafaranga mu mifuka yanyu? Urakoze cyane. Nakubwiye ko ntitangira nageragezaga njye ubwanjye n'inge natangiye, noneho nkagerageza kujya nakoraga byose, nari mfite akazi nkajya mfata $100 nkayohereza igafasha, ariko ubu ngubu ibikorwa turimo turabyagura kandi turashaka kuzakomeza kubyagura cyane. Noneho ubwo dukora hari iyo umaze kubona ibyangombwa hano bakwemerera gukora fundraising ahantu hose. Ushobora gusaba, ushobora kujya ku masoko, ushobora ibyo wakora byose. Niyo mpamvu burya nk'ejo bundi kuri launch nagerageje gutumira cyane abanyarwanda bo muri iyi region, kuko burya nibo bazi ikibazo cya region iwacu. Ubwira umuzungu ugasanga kenshi ni bamwe ntibazi u Rwanda, abandi bati tuzi u Rwanda na perezida ugerageza kuzamura education, technology biki. Ni byiza, niyo mpamvu twatumiye abanyarwanda. None ko mu duce twacu biragora cyane kubona abantu bafasha, hano biraborohera kugira ngo mube mwabona abantu barafasha? Ntabwo byoroshye, hari condition nazo turimo zitugora, kuko mu by'ukuri hari aho tujya kwaka nko gusaba inkunga, dukore ama events, dusaba inkunga, ariko ugasanga kubera ko hari ama organisation yatangiye mbere kera bakubwira ngo nungu twemerera abantu ngo bafite budget annuel, kuko hano dutanga budget dutanga amafaranga twakiriye no twakoresha muri Revenue Canada akayagaragaza, no tukajya kwaka ahantu inkunga twerekana bati turashaka budget ifite abantu bafite guhera kuri $2,000,000 z'amadolari ngo no bashobora gukorera hano. Ugasanga mu by'ukuri ni imbogamizi tugenda duhura nazo, ariko mu by'ukuri abagerageza gufasha barafasha bafite umutima w'imbabazi. Ahandi ugasanga baratwemerera, ahandi ugasanga ni ibibazo, ariko burya buhoro buhoro nabariya bafite izo miliyoni no batangiye nkatwe. Ubwo mwari mwantumiye ndi hariya, harimo ijambo wavuze yuko ubu ngubu muri enregistré muri Revenue Canada yuko abantu batanze inkunga babasubiza. Ndagira ngo icyo kintu ukigaragaze cyane, ugisobanure neza, ugisobanura abadukurikiranye. Ngira ngo nawe uri hano muri Canada, umuntu wese uba muri Canada ufite akazi hari igihe kigera akajya kudekarara, sibyo? Nk'ubu tugiye muri periode tugeze muri kwa gatatu, kwa kabiri, kwa gatatu, no kuzamura n'igihe cyo kujya kudekarara. Iyo ugiye kudekarara rero hari amafaranga ya guverinoma gusubiza, sibyo? Ari aho wakoze baguha impapuro ziguhesha uburenganzira bwo kuzadekarara. Ari niba ukodesha cyangwa ufite inzu y'iwawe, byose urabijyana ukabyerekana. Ni ukuvuga natwe abantu bose abatanze guhera ugiye kuri website yacu urabibona, guhera ku $20 tubaha impapuro zibahesha kujya kudekarara amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo ku mafaranga utanze amafaranga yose watanze, twebwe tuguha rwa rupapuro. Niba duhaye $100 mu mpera y'umwaka, mu ntangiriro y'umwaka tuzakoherereza icyo twita tax return, urupapuro rwa tax return ugiye kudekarara amafaranga yawe, Rise of Hope, kuko turagiriye muri leta, muri Canada Revenue. Uragenda tuguha impapuro zibisinyeho, ziriho na nimero de charite yacu, noneho bakakubarira bakagusubiza ya nkunga watanze. Niyo mpamvu biba byiza rwose, nakangurira n'abantu bazareba iki kiganiro twajyanye muri iyi televiziyo yanyu, ko siritu nk'abanyarwanda bari muri iki gihugu cya Canada bagerageza gutanga vrema, kuko baba bafashije igihugu cy'iwacu, kandi noneho ya mafaranga twatanze dufasha abana tubaha impapuro zizabahesha bakayagarurirwa, n'ubundi leta ikayabasubiza. Ibyo byiza. Reka dukine akavideo gato cyane kerekana ibikorwa bimwe mukora mu Rwanda, turagaruka mu kanya.
There's so many things we take for granted here in the Western world. While we are familiar with the word breakfast, in villages in Rwanda, that doesn't exist. Many families eat once. Kids go to school without taking breakfast. He visited children and gave them bread and porridge, a feat which was met by celebration and song. Batinze kubana cyane kuba yuko nibo shingiro ry'ibintu byose kandi nibo bakeneye ubufasha cyane mu bikorwa mukora. Watubwiye ko mudafasha n'abana gusa, mufasha n'abantu bakuru. Ni ibiki mwagiye mufasha abantu bakuru? Ku bantu bakuru twagiye dufasha nakubwiye ko hari abantu bava mu Burayi tukabigisha, si nabo gusa n'abandi bantu batagiye mu mashuri ngo barangize tubigisha imyuga nk'uko ubibona tubigisha iby'ubudozi. Iyo barangije hari kosi ya mbere yarangije, ubu turi gushakisha ngo turebe ko twabona inkunga yo kugira ngo tubagurire amamashini, kuko barangije kwiga igitsina tugiye kubashakira amamashini tubashyira ahantu bakore koperative babashe kwiteza imbere. Icyo nicyo twakoreye kuri abo bantu. Si ibyo gusa, abamama nk'uko nakubwiye hari abantu udashobora kujyana mu myuga, abo ngabo tubaha amadolari, tuvuge amafaranga y'u Rwanda 30,000. Umuntu akabicuruza, acuruza imboga, acuruza ibiki, noneho mu mezi 3 tukamubwira ko mu mezi 3 agerageze buri cyumweru ko acuruze akureho 500 ayazane yabitsa ya mezi 3 tukazaha abandi avuye muri amafaranga no bikagenda ari ibintu by'uruhererekane. Ubwo rero n'umushinga mu by'ukuri mwiza kandi wabagejeje kuri none abantu mufasha nabo mu kaye gace mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba niho twabamufasha gusaba mu karere ka Kayonza utari mu karere ka Kayonza. Kumvikane neza mu mikoro dufite. Kuki mwahise mu Kayonza? Mu by'ukuri ni tugerageza ntabwo wafata u Rwanda rwose. Hariya niho twagerageje kwegera cyane abapasoro b'amatorero atandukanye nk'uko nakubwiye, abo dukorana nabo kandi barabyakira. No mu mikoro makeya dufite, ni ukuvuga ngo niyo twakora ku kantu gusa, niyo haba tuvuge ari mu murenge wenda mu karere k'Iburengerazuba wenda muri Nyamasheke cyangwa hehe, aho twajya hose twafata, ariko n'u Rwanda kandi n'u Rwanda rw'ejo. Iki kibazo cyane kirafatana n'ikindi, aho Rise of Hope mu kirangantego cyayo cyerekana Afrika, kandi nawe ubushize wabyivugiye yuko atari u Rwanda gusa murateganya Afrika yose. None kuvuga ko u Rwanda narwo mufasha igice gitoya, gufasha Afrika yose bizaborohera? Icyo ni ikintu cyoroshye. Nakubwiye ubundi twe ibyo dukora byose no kunganira gahunda za leta, turabyumvikana. Ni ukuvuga rero niyo dufite igikorwa ho mu Rwanda tukaba dufite ibigo bingahe by'abana dufasha, si byo? Tukaba duhereye mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo tuzajya wenda no muri Chad, tuzajya no muri Sudan, naho dufate, ntabwo turi guverinoma byensire kuko ni ingiye mpamvu ngende kuvuga ibyo ngibyo nuko Afrika ni nini. Nge ku bwanjye ntekereza ko cyangwa dukurikirana ntekereza yuko muvuze muti wenda turafasha igihugu kimwe, dukomeze dufashe wenda ibice byose, aho kugira ngo tube twajya n'ahandi kure tutarabanza kurangiza n'abari mu gace kamwe. Ikintu nakubwira cyo ubundi ntureba aya ma organisme yose yagiye atangira n'uburyo yagiye atangira, yose yagiye atangira buke. Ntabwo ushobora gufata ibintu byose ngo duheraho icyarimwe, turabyumvikanaho. Kandi mu by'ukuri twebwe viziyo yacu nanone ntabwo ari ukureba ngo tugende dufate igihugu cyose, amadistrict yo mu Rwanda uko ari 30 cyangwa intara zose zo mu Rwanda, kuko icyo kintu twe nakubwiye ngo ubundi ni imiryango izayunganira gahunda za leta. Twe turebaga muri gahunda za leta ahantu hakenewe runaka, ikintu runaka, nubwo hose bababaye. Iyo ugeze muri Afrika nibyo nkubwira, nkanjye njyayo kenshi, ariko ugeze nko mu Rwanda usanga hose mu by'ukuri domene zose wakora, kandi ibyo bintu ntabwo byose babishobora. Niyo mpamvu twe turareba twabaza tuke ese twunganire leta mu kihe, dufatiye domene tukayijyamo, ariko none kugira ngo tuzavuge ngo u Rwanda rwose
ntabwo ari mikoro twayashobora cyane ko turi no mwitangira. Ariko murateganya kujya muri Afurika yose byo iyo ni viziyo naba nkiriho naba ndiho naba ntakiriho, kuko burya njyewe nzasaza nk'umuntu ariko ibikorwa bizakomeza. Ni ukuvuga ngo rero ibi bizakomeza bizafate hafi Afurika yose, ariko no kuvuga ngo twahereye mu Rwanda nkaho mvuka nkaho nzi neza nk'igihugu menyereye, ariko ina viziyo ari ukuzagera muri Afurika nk'uko ubibona mu kirango cyacu. Okay, reka tujye mu karuhuko gatoya cyane, turagaruka mu kanya. Tukiri nyine kuvuga nyine kubyerekeranye hariya mu Rwanda nyine, none ndagira ngo tujye ku rwego rwo kuba abantu babafasha. Hari mu gihe munyuzamo mukohereza ibintu mu Rwanda mukabishyira muri za kontineri mukabyohereza, kwako twabye tuvuga ko abantu bafasha ku rwego rw'amafaranga, ariko hari n'abadatanga amafaranga bafite n'ibintu by'ibikoresho. Ese nkanjye mfite na ordinateur nshaka gufasha, cyangwa mfite ibitabo nshaka gufasha abana, icyo gihe bigenda biteye? Urakoze. Mu minsi ishize twigeze kohereza kontineri. Kontineri yarimo ibintu bitandukanye, harimo computers zo gushyira, ntabwo ari iya buri mwana, zo gushyira byibuze twavuga tuti aho dufite ikigo habe na computer, kuko dufite abantu bafite ubumenyi mu Rwanda. Mu by'ukuri IT irimo irazamuka, twagerageje gushyiraho byibuze computer kuri buri kigo, umwarimu babikemo amadone yabo bagire gute. Izo zagezeyo. Si ibyo gusa, mu by'ukuri kandi twagerageje guhuza ya komite y'abapaso nk'uko nakubwiye, uyikuriye ubu twamuhaye imodoka mu Rwanda. Iyo kontineri twayishyizemo amamashini, dushyiramo n'imodoka yo kugira ngo umuntu. None ku bantu bashaka kubafasha, inadufashe natwe twageze. None ku bantu bashaka kubafasha nyine, se babigenza bate? Baba bafite ibintu bashaka gutanga, ese murabyakira cyangwa ntabwo mubyakira? Absolument. Ibintu turabyakira. No mishishije hari abantu b'i Quebec aho bita za Shikutimi, ikigo cyaho cyarabonye website yacu, turavugana, babazwa mu by'ukuri, bagira gahinda umva kandi babaye tushe. Tugirana nabo ibiganiro, baduhaye ibitabo. Ubu dufite ibitabo by'icyongereza, dufite ibitabo by'igifaransa. Ubu turashaka byose, turacyashakisha hirya no hino. N'undi muntu wese uri hano muri aho yaba ari hose, cyane hano muri Canada, kumva afite umutima wo gufasha, arabohokewe rwose kuduha. Baduhaye ibitabo, dufite na computer hano. Ubu hariya muri office yacu dufite computer zo turi gupanga, dushaka nazo kuzohereza. Ubwo tunububa tuzohereza ibitabo, twohereza n'amakompiyuta kugira ngo byibuze n'ababana tutangire tubigisha computer. Mwabyumvishe rero, ubwo abashaka kuba bafasha Rise of Hope Organization mushaka kuba mwabandikira cyangwa mukabohereza nomero yose, mufite nomero de telefone ya bajye kuri site yacu, barabibonaho nomero. Ndatekereza niba site ya riseofhope.org hariho inimero zacu, hariho ama-emails, hariho uburyo bwose ari ugutanga n'ibijyanye n'amafaranga ushaka gutanga onera yino. Okay, ndatekereza ko site yawe igaragara hano hasi kuri ekra. Ubwo abashaka kuba bafasha bafite umutima wo gufasha barabyiboneye nuko bayibona. Reka dukomeze ku byerekeranye no mu Rwanda, uburyo kimufasha abana. Twatangiye tuvuga ko mwavuze ko mufasha abana, mufasha abantu bakuru batishoboye. Hari n'ikindi kintu mukora, gufasha abapasiteri. Abapasiteri mubafasha mute? Abapasitoro nabo turabafasha. Njyewe burya nkanjye nk'umupasitoro n'ubwo nakubwiye, ariko sindi muri Rise of Hope nka pasiteri. Twabishyize ku ruhande. Rero nk'umupasitoro ufite itorero nyoboye, ni ukuvuga ngo nzi uburemere n'ibibazo abapasitoro bahura nabyo. Aho pasitoro muri Afurika cyane cyane mu Rwanda, ntabwo benshi bigeze bagira amahirwe yo kujya mu ishuri rya Bibiliya.
burya mu ishuri rya Bibiliya niho wabonera ibintu byinshi ntabwo bigeze bafata byibuze n'ikuru ya counseling kandi burya igihugu cy'u Rwanda ibibazo cyanyuzemo gikeneye abantu mu by'ukuri bafashe nako gakose mu byo dufasha abapasitoro rero korana mu nsengero harimo ibintu abantu babiri harimo abantu bafite ibibazo ihungabana n'ibyababayeho mu gihe cya jenoside harimo n'abandi bafite nk'urugero bafite nk'abandi mwitoro mfite umugabo wanjye yari akaparticipate muri jenoside akaba afunze turumvikana ariko umuryango we abana be umudamu we ntabere cyangwa se harimo n'abandi basabye imbabazi baraza leta imbabazi za perezida wa repubulika nyakubahwa perezida wa repubulika amaze kubaha imbabazi abo bantu baje mu muryango baje rero babana na babandi tuvuge pasiteri arajera abantu bameze gutyo icyo twe dufashira abapasiteri n'ubushize twagize amahugurwa twabahaye seminari ni bande bayabaha twe tugerageza kujyana abantu bamwe hano hari amashuri ya Bibiliya hari ama university hari Bible bamujyana aba professeur muri Bibiliya mukabajyana hari tugirana amasezerano tukavugana bakumva bafite umuhamagaro harimo n'abari passionné bakumva bafite umuhamagaro tugamanukana n'iryo ari mu biruka kubikora n'iryo ari mu biruka kubikora tubiruka kubikora mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize wa 2012 twari mu Rwanda twahuguye abapastori tumaze kubahugura no kuvuga ngo abo bantu icyo tubagura tubahugura ibijyanye no kwakira abantu ese umuntu ahungabanya umwakira uti tujuru mu gace kahariya muri ka gace twatuvuza ku kijyana na pasoro yego n'abahariya muri Kayonza barabize twagiranye nabo seminari ariko ni mu Rwanda hose biterwa nanone n'uburyo tuba twabonye ubushobozi kuko icyo ni ikintu kiba gifite imbeje yacyo none mu bimenyesha mute nk'umupasiteri tuvuge nduri Kiziguro cyangwa wenda uri mu kahe gace ka kure cyane igishamvu ni gute ashaka kumenya yuko muri butanga ayo mahugurwa byensire uko nakubwiye buryo Rwanda rufite abapasitoro benshi sibyo ariko rufite kandi impande mu Rwanda ni runini tugerageza kwegera icyo nakwinise denomination y'ama eglise tukanira dufashe mu babatisitumo dutumiye mu babatisitumo dutumiye muri Pentecote dutumiye muri Pentecote Holiness International umuntu dutumiye muri Methodist dutumiye aho hose tugakuramo umuntu wa muntu yo tumuhaye capacity y'icyo kintu aragenda bijya gasansi tubwira ko atabirekera aho nawe tumuhimfasha nyigisho tukamuha inama zose akagenda akajya kureba abo bakorana turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndagira ngo mbere yuko wenda tuza gusoza ugire icyo ubwira abantu bafashe abantu bafashe umwanya wabo badukurikiranye ugire icyo babwira ubutumwa ikintu nabwira abantu barebye iki kiganiro nababwira ikintu kimwe cyane ariko abantu bava iwacu n'abanyumva cyane ko turi kuzakoresheje ururimi rw'amahanga uyu munsi ndavuga nti umuntu ureba iki kiganiro ukaba ureba ugikurikiye ndagusaba ngo ugire umutima wo gufasha ugire umutima wo gukunda u Rwanda ugire umutima wo gukunda abanyarwanda wumve ko hari ikintu ugomba gukora cya contribution ibi ni ibintu abantu benshi batangiye bavuga ati se bizashoboka bizagenda gute ariko babonye ko byashobotse bati se ko tumenyereye ama organisation akomeye afite ingufu yagirite ariko byose birashoboka cyane n'ubushake havuga nti rero umuntu utabona uko ujya mu Rwanda gutanga inkunga rero uriya mwana ni mu Rwanda mugurira igikoma tanga $1 rimwe jya kuri site yacu ushaka gutanga online ushaka kutwohereza order money ushaka kutwohereza check kuri office yacu ibintu bikagenda neza kandi nk'ibyo byo gutanga online ndatekereza yuko byanorohera nk'abantu bari muri Europe badukurikiranye bari muri Amerika ya ruguru Amerika yo hepfo ndavuga Amerika USA no mu bindi bice bashaka gutangira online abari bakomeje rero kudukurikirana turabashimira cyane kubona mwafashe umwanya wanyu mudukurikirana iki kiganiro cyatewe inkunga kandi mwakigejejweho na societe GA Studio 360 akaba ari ibafasha gukora ibyerekeranye n'amavideo harimo serivisi zose zerekeranye na video email yayo iragaragara hano hasi website yayo iragaragara hano hasi naho utaha mu kindi kiganiro cy'undi n'undi mutumire wacu turashimira Alphonse kuba witabiriye ikiganiro cyacu